Hello my people, uyu ni Igiraneza Yves nk'ibisanzwe CEO The Professionals. Mpaye ikaze abantu bose tubana mu biganiro byanjye byo kuri iyi channel ya The Professionals. Nimba uri mushyashya wiyumvemo ikaze, nimba dusanzwe tubana ukaba ugarutse kureba kino kiganiro nazanye uyu munsi, Imana iguhereza umugisha. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kuganira kuri topic iryoshye cyane, topic yitwa promoting event and trainings. Iki ni kimwe mu bikorwa birindwi twari twarabonye n'ubundi bifasha umunetworker kuba yagira amafaranga menshi generatinga, kuba yakubaka team ikomeye cyane muri network marketing. So rero tugiye kubanza turebe introduction. Ubundi iyo bavuze event, iyo bavuze trainings, wumva iki mu buzima bwa network marketing. So event and trainings ubundi bikomoka ku tuntu twinshi dutandukanye. Hari igihe abantu bavuga event ukagira ngo ni ya yindi ngari gusa, cyangwa se ya yindi iri very big, ariko ntabwo ari cyo bisobanuye gusa. Niyo wakora one on one meeting n'umuntu, it's a kind of event. Niyo wakora small group, ari wahuye n'abantu bari group ntoya y'umubare runaka, mugahura mukagira some meeting mugirana, that's event. So niyo wakora presentation, wagiye muri seminar mu ntara, wakoze recognition ya challenge, iyo ni event. So niyo wavuga ngo nagiye muri team building, iyo ni event. Niyo wakora mega sizo, that's an event. So event ni ibintu bigari cyane. Hari n'igihe zibe mu buryo bwa online, hari ama Google Meet, hari ama Zoom presentation tujya dukora, hari ama live training aca kuri Facebook, ku ma page ya Facebook atandukanye tuba dufite, that's an event. So umuhanga rero muri bino bya network marketing hari umwe wavuze ngo meeting makes money. Niba zajya bavuga meetings cyangwa se event cyangwa se trainings makes money, iyo ni quote rero dukunda kugenderaho kenshi cyane. Uzasanga kenshi abantu bamastarinze iki kintu cyitwa event, bazi kubyaza umusaruro event mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari za meeting online, yaba ari small group meetings, yaba ari trainings, yaba ari ziri online twagiye tubona, yaba ama presentation n'ama training, yaba ari iziri offline, ama sizo, ama seminar, ama outreaches, ama hotel presentation, ama rally recognition, rally the big event. So abantu bazi kumastaringa ubwo bwoko bwose bw'ama event nibo bantu baba top 1 muri network marketing. So tumaze kureba introduction kuri kubijyanye na event, noneho tugiye kwinjira basically the benefit. Ese iyo promoting the event and trainings, iyo team yawe, iyo wowe na team yawe muri mu bantu bazi kubyaza umusaruro event ndetse na trainings, nizihe benefit ubasha gukura muri event? Nibihe bintu wakungukira muri uko kwitabira ama event ndetse n'ama trainings n'andi ma meetings agiye atandukanye? So hano turaza kugenda twibanda cyane kuri big event, ariko uraza gusanga na benefit ushobora no gukura no muri za zindi twita like a small event, za mega sizo, za seminar, za trainings za buri munsi. So tugiye kubanda cyane cyane kuri big event, ariko ntuze kumva ko big event aricyo gisobanuro cyonyine cya event, ahubwo event ni uburyo bwagutse. Iyo uri kwiga event ugenda ubona ko na one on one meeting ari kind of event. So rero kimwe mu bintu ndaza kukubwira nka benefit ushobora gukura muri event, icyambere you gain a strength, ubona imbaraga, wongera kugira imbaraga iyo ugiye muri event. Iyo ugiye muri event iri big event, either it's a company sponsored event, ni event ya sponsorinzwe na company, yatewe inkunga na company, cyangwa se yashyizweho ku rwego rwa company, cyangwa se ni event yo ku rwego rwa team yo hejuru yawe, team ngari, team ya upline wawe, cyangwa se na team yawe, kuko biterwa na team ufite, ariko ya event iri big. So iyo ugiye muri event imeze gutyo, iyo ujyanye abantu bawe muri event imeze gutyo, kimwe mu bintu bya mbere muri benefit za mbere wungukiramo, you gain a strength, uba empowered, urongera ukagira imbaraga. Nimba uri gucika intege, nimba uri kugira energy nkeya muri business, urongera ukaba energized, urongera ukaba empowered, urongera ukaba recharged, urongera ukaba uri pumped. Uburyo bwose wakoresha, ariko wumve ko wakiramo izindi mbaraga. So ikindi impamvu ubona izindi mbaraga, it's from the presentation. Hari presentation zibera muri event, hari ama closing, hari business explanations, hari product muba muri kwigishwa n'abantu bari special. So ibyo bituma rero ubasha kuba wabona izindi mbaraga. Hari ubuhamya ugenda wumva bikagenda bituma wakira izindi mbaraga muri wowe, yaba ari ubuhamya bwo kuri product, yaba ari ubuhamya bwa success bw'abantu bateye imbere, ibyo bikongerera izindi mbaraga. Icya kabiri, you get a social proof.
social proof, iyo tuvuze social proof tuba dushatse kuvuga iki? Urabona nko muri event, iyo ari big event, uzasanga hari abantu bateguye gutanga testimony nk'uko nari mbivuze, kuri success story ndetse no kuri product story, kuri product testimonies. So rero iyo ubonye abantu barimo batanga ubuhamya, ukumva hari nk'umuntu uri kukubwira ukuntu nawe yatangiye muri hardship, yatangiye business ibintu bitoroshye, yatangiye business ibintu bikomeye, ariko akaza kwereka ukuntu yaje overcoming those tears, amarira ye, uburyo yaje guhindukamo ibyishimo, uburyo nawe hari story yiwe from the grass to grace, ukabona ya story yiwe y'uburyo yavuye mu bintu mu gihe gikomeye, nawe yari umuntu woroheje nkawe se, ariko uburyo yaje kubuildinga team ikazamuka, uburyo yaje kuraisinga income yiwe ikazamuka, uburyo yaje kwachivinga properties zitandukanye, uburyo yaje kwachivinga the big and big ranks muri company. So ibyo byose bigenda bikubera inkomezi, ukabona social proof. Ikindi gikomeye cyane ubona muri event nka social proof, urumva nimba ubonye umuntu ari umuntu muzima, wenda wajyaga hari igihe usanga ama event nk'aya twatumiyemo abantu bavuye from the East Africa, from the Africa muri rusange, bavuye mu gihugu cya kure bakaza kuduha story. Hari igihe usanga hari abantu bavuye kuri headquarter, ugasanga it's an international event, abantu bagiye bava abroad gutanga some presentations, some testimonies muri event. So, ugasanga wenda umuntu rusanzwe umukurikirana online, ukabona yaguze Range Rover, yaguze ama etage, yagize gute, ariko utazi true nimba koko wari umuntu muzima wabyivugira imbere y'abantu, uvuga nk'uko nawe uvuga, ufite indeshyo wenda ushobora no kuri no munsi yawe, ufite ibigango wenda bishobora kuba na bito ku byawe, ufite ibiro muri make wenda bitanarenze, ukabona n'umuntu nkawe ariko wabashije kwachivinga ibyo bintu. So, ukumva kandi nawe byavuye from zero up to hero. So, iyo ni social proof. Ukamukoraho ukumva nawe afite inyama n'amaraso nk'ibyo nawe ufite. That's a social proof. Ku buryo ubona story ukavuga ati wow, nimba uyu muntu yarageze kuri Range Rover, kuri izi achievements zitandukanye, nimba uyu muntu yarabashije kubaka amazu, akabasha kugira amaranka, akabasha kugira zino earnings zitandukanye, akabasha gutravelinga around the world, yaratangiye nk'uko nanjye natangiye, yarabikuye muri company imwe nk'iyo nanjye ndimo. So uhita usigara uri kuvuga ngo it's only a matter of time. Nimba mazemo imyaka 5, nimba mazemo imyaka 10, nge nkaba mazemo umwaka umwe, it's only a matter of time. Ariko ahantu ndi na ahantu heza, na ahantu hanyaho ho kuba, ku buryo uvuga ati I am the next. Nimba yabikora nanjye nagira gute, nabikora, kubera ko turi muri company imwe. Ikintanukanya nawe gusa ni imyaka maze atangiye business, ngewe akaba aribwo ndi gutangira, ariko nimba yarabikoze nanjye nabikora. That's what we call a social proof. So twihuse, ikindi kintu ubona muri event after social proof, ubona ikindi kintu cyitwa a positive peer pressure. So nituvuga positive peer pressure tuba dushatse kuvuga iki? Urabona muri event, kimwe mu bintu bya mbere tubonamo nanone mu ma big event nk'ayo ngayo, tubonamo a sort of recognitions. Hari abantu baba bari kuba recognized, ba crossing a stage, either stage ya silver executive, gold executive, global ambassador, millionaire circle member, top 20, aba car achievers, aba house achievers, all the stages. Iyo uri kubona abantu bagenda ba crossing izo stage, hari igihe usanga harimo abantu mungana mu gihagararo, abantu batanga story ugasanga nta nubwo bakurusha amashuri bize, si ukuvuga ngo nukwera ko ari amashuri, kumva nabo batangiye either bagujije cyangwa se bagize ibyo bagurisha bigomwe nk'uko nawe watangiye muri story ibabaje iteye ubwoba, ariko ukabona bari crossing izo stage, ariko ukabona umuntu abaye silver executive birakunze, ukabona umuntu abaye gold executive byarakunze, ukabona umuntu yaguze imodoka birakunda, gura inzu birakunda, ukabona umuntu yabashije kuba millionaire circle member, kwinjira mu rugaga rwa millionaire birakunda, ukabona umuntu yabashije kwegukana rank ikomeye cyane nka global ambassador birakunda. So, ibyo bintu bituma wumva ufite positive peer pressure, uhava mbega ufite ishyaka ryiza riri kukotsa mu mutima, rivuga ngo nanjye ngomba kuzagaruka mu yindi event, noneho iyi rank narabashije kuyachivinga, noneho iri achievement runaka narabashije kuyachivinga, ngomba kuzagaruka mu yindi event, nanjye noneho ndi bucrossing ziriya stage zose. Hari igihe uba wabashije nko gucrossinga stage imwe muri izo, cyangwa se ebyiri cyangwa eshatu, ugasanga hari izindi stage utarabasha gucrossing, uhavana ishyaka ryiza ryo kuvuga ngo kubera icyo uriya we yabashije gucrossinga stage number 1 2 3 4 5 zose akaba yazi crossing. Kwari umuntu usanga yabaye recognized muri millionaire circle member, ugasanga yabaye recognized nka global ambassador, yabaye recognized nka car achiever, yabaye recognized nka ibintu byose achieve. So ari muri top 20, ukahita usigara uri kuvuga ati why not nanjye nta crossing azira stages zose.
rero icyo gihe uhakura ishyaka ryiza, ugahakura umuriro uri kukotsa mu mutima, ariko umuriro mwiza wo kukubwira ngo nimba bariya bakorosinga ziriya stage zose bashimirwa mu ruhame, bashimirwa n'abayobozi bakuru ba kampani, abayobozi bakuru ba timu, why not me? Kubera iki ngewe ubutaha nanjye ntazaba ndi gukorosinga ziriya stage. Hari n'igihe kigera nk'umuntu ufite timu, niyo we waba waramaze kuzikorosinga zose, ugatwara positive peer pressure yo kuvuga ngo noneho why not ntakabaye aba leaders banjye baje gukorosinga iyi stage at maximum. Wenda mfitemo aba silver executive barenga 100 bakorosinze iyi stage, mfitemo aba global ambassador barenga 10 bakorosinze stage ya global ambassador, bose bari muri timu yanjye. Kubera iki ntaba mfitemo abakarachiva barenga 50 bose bari muri timu yanjye? Kubera iki ubundi ntakora cyane ubutaha ku yindi stage nkaza mfitemo abamiliyoni ya sako member barenga 100 bose bakomoka muri iyi timu yanjye? Ese kuki ntaba mfitemo abagorodi barenga 100 bakomoka muri timu yanjye? Gutyo, that's what we call a positive peer pressure. So twihutishije akandi kantu ka kane ukura muri event, it's a sense of community. Muri event ikintu bizagufasha nuko ari hahantu buri, iyo tuvuze sense of community nuvuga ngo uburi kumwe na community, muba muri kumwe n'abantu bose musa nkaho muhuje belief, mwifite imyizerere imwe, mwese muhuje kwizera muri company murimo. Ikindi mufite the same hope, mufite icyizere kimwe cy'uko ubuzima buzahinduka, inzozi zanyu zizahinduka impamo binyuze muri iyo business. Mufite icyizere cy'uko mwese muziteza imbere bigakunda. Mufite icyizere kimwe muri makeya, mwese muri positive. Ikindi abo bantu busanga kenshi muhuje muhuje the same dreams, abenshi bamuhuje inzozi ko mwese mukeneye kuzagira amamodoka meza mu isi iri imbere, mu myaka iri imbere. Mwese mukeneye kuzaba mufite amazu meza, residential houses ameze neza cyane. Mwese muhuje kuba mwifuza kuzajya mugira traveling, mugatravelinga. Mwese mufite inzozi zo kugira time freedom and financial freedom. So ibyo ngibyo kuba mwicaye mu cyumba cy'abantu muhuje intego, muhuje inzozi, muhuje icyizere, muhuje aspirations, muhuje positive attitude, ibyo bintu bigusunikira mu mahirwe yuko event, amasaha ushobora kumara muri event, tuvuga uhamaze umunsi umwe, uhamaze mwagiye mu gitondo muri busoze ni mugoroba. Hari ijambo nkunda muri Bible, Dawidi yari umukozi w'Imana, Dawidi yari n'umwami, ariko hari amagambo yakunze kuvuga, aravuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe gusa bimurutira imyaka myinshi, imyaka 1000 ari mu nzu z'abakomeye, ari mu bindi bintu bitangaje, ari hanze mbese y'inzu y'Imana. So nawe rero ikintu navuga, naje kubibona muri experience ifite muri network marketing, amasaha 10 ushobora kumara ahantu mu cyumba kirimo event ashobora kukubera y'umumaro kurusha indi myaka myinshi wamara uri out of event, kubera abantu muba muri kumwe, muba muri positive vibes gusa. Mwese muba muri abantu bari gufiringa positively, ntabwo uba ukiri kumwe n'aba negativite bo hanze. Urabizi iyo turi hanze bwo hari uhura n'abantu bari negative kuri business, negative kuri industry, ugasanga abo muri family hari abaguca intege, abo mwiganye hari abaguca intege, abo mukorana cyangwa se mwakoranyeho, abo mwaturanye, abo musengana. Ariko urumva iyo muri mu cyumba kimwe hariya muri event, mwese muba mufite positive vibes zonyine. So niyo mpamvu nari mbegeranyije nako kantu ka Dawidi avuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe gusa bindutira imyaka 1000 ndahandi, ndi mu nzu z'abakomeye, ndi mu bindi bintu bitandukanye. Nawe ushobora gusanga kuba muri event, ntabwo ari ushobora gusanga, that's the truth. Nuba muri event, ndabizi neza ko umunsi umwe wonyine uzaspendinga muri event uzakurutira imyaka myinshi uri ahandi. Nujyana abantu bawe muri event, timu yawe ikajya muri event, abo partner bawe bose bazaba bari muri event uwo munsi umwe, bizakurutira imyaka myinshi cyane bari hanze ya event. So that's the goodness of event. So ikindi kintu nakubwira rero, event izagufasha, za boostinga your belief. Event izatuma icyizere cyawe kizamuka kurushaho kuri business, kuko hari n'igihe umuntu usanga akora muri business ariko akibaza se business nkoramo ubu ngubu nta n'igihe wenda uzasanga narahobagiye koko nk'uko abantu babivuga, cyangwa se wenda narataye umutwe. Ariko iyo uri kubona abandi bantu benshi, abantu barenga 1000, abantu barenga 1500 bose muri kumwe muri room imwe, bose bari excited, uhita utangira wibaza ngo nimba koko naranasaze, uko biri kose ntago nasaze ngenyine. Kandi bakunda kuvuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga. So bisigara wumva y'ibintu byoroshye, kuko ntago uri mu rugamba wenyine, ntago uri kunyagirwa wenyine. Kiretse ushatse kuba nk'abandi bavuga ngo umuntu anyagirwana n'abandi akumva ko ari we watose wenyine, kandi yanyagirwanye n'abandi. So iyo uri kumwe n'abandi bantu rero, hari ukuntu believe yawe izamuka, ukabona ko utari wenyine mu rugendo. Ikindi ubonye abantu bakwereka stories uko hari ibyo bagezeho,
believe yawe ikaba yazamuka nubwo wabonaga wenda wowe bishobora kuba bitaragerwaho bikikomeye, ariko kubera kubona abandi babigezeho believe irazamuka na benefits, ariko tubihuza na experience tubona muri business. Ngiye kubabwira from my own experience icyo event yakoze mu buzima bwanjye. Event yakoze iki mu buzima bwanjye rero, ndabyibuka bwa mbere nitabira event imwe mu ma event ari magari nitabiriye event yabereye muri Kenya. Cyo gihe barimo bizihiza imyaka 3 company yari maze ironshinze iba registered muri Kenya Nairobi. Ngiye nari ndi mu mwaka wanjye wa mbere wa business, nibwo bwa mbere nari ndi muri network marketing, nta n'umwaka wari wakuzura, yari nk'umeze nk'arindwi. Ariko ndavuga ati you know what, bari bamaze mu byo bari bamaze iminsi banyigisha, bari barambwiye ko event ikora muri business. Ndavuga ati iriya event ngomba kuyijyamo. So, nariyemeje njya muri event bitanyoroheye, nta mafaranga nari nagatangira gukorera afatika, nta team nari mfite, nta ranka nari mfite, ariko ndiyemeza ndavuga ati ngomba kuva i Kigali nkajya Nairobi gukurikirana event, nkabasha guhura n'abatop owners, nkabasha guhura n'abayobozi ba company ku rwego rw'isi bazaba bamanutse. Ndavuga ati ngomba kwitabira event icyo byansaba icyo ari cyo cyose. So icyo gihe rero ntago nzama whatever nakoze kugira ngo njye muri event, nta nubwo ibyo nshaka gutindamo, ariko nshaka kubwira bimwe muri benefits nakuye muri event. Icya mbere nuko icyo gihe ntaramara kudesida neza ko iyi business yabasha kumbeshaho nkayikora yonyine, nkareka ibyo nari ndimo byose. Nari ndi umunyeshuri muri kaminuza, nari mfite utundi tuntu nikoreraga dusanzwe two gucuruza ibiraha n'amacapati kubaza story yanjye, ariko nari ntaramara kudesida yuko nakora business full time nkatwika ubwato, ibyo byose nkabireka. Ariko nyiva muri event believe yanjye yarazamutse, nkuko nabibabwiraga ko biboostinga believe yawe, bikagufasha kugira neza noneho icyizere gihagije kuri business. Icyo gihe nagize icyizere gihagije kuri business, numva ntago nkikeneye noneho n'iby'amasomo, numva ntago nkikeneye noneho n'iby'ibiraha. Ndavuga ati ngiye gukora business yonyine, ntwika ubwato, ibindi byose byantwaraga umwanya ndabitwika, nza gukora business yonyine. So ikintu byagufasha wowe nimba uri hano already wenda uri full time, ariko nushishikariza abapartner bawe kujya muri event, kimwe mu bintu bya mbere uzungukiramo maho ngaho nuko uzatangira kubona aba full timers benshi. Ko hari abantu bataraza full time kubera ko ntango bizeye company bihagije, nkaho ari company ishobora kubabeshaho, company ishobora kubaba yabahereza iby'ubuzima bwabo bwose bubasaba, ndetse ngo bari company yazana bageza no kwiterambere. Ariko nubazana muri event believe yabizazamuka, batangire baze kwiyumvamo full time, bajye banabikwisabira utanabibasabye. So icyo ni icya mbere navuga mbihuje na personal experience. Icya kabiri rero nakuye muri event nuko naje mpita numva noneho umugabane umudahagije, kuko nari nagiriye icyizere gihagije company. Ndavuga ati ngomba gukora iyo bwabaga bwose, nkajya nshaka ahantu hose haturuka udufaranga, nkaza nkongeramo indi migabane. So, nawe ndagira ngo nkubwize ukuri, ushobora kuba uyu munsi ufite umugabane umwe muri business, aida atari uko wenda udafite n'andi mafaranga, udafite ibindi bintu wakora, wenda waguza hariya hakurya, wenda wagurisha ikintu runaka ukaza kongeramo indi migabane, ariko kubera ko believe yawe kiri hasi ntago wabikora. Nimba atari nawe se biriho ibingibi ndi kukubwira, biri kuba partner bawe. Wasanga impamvu bafite imigabane, abenshi bafite imigabane 1 2 3, nta n'umwe ufite imigabane irenga 10, nta n'umwe ufite imigabane 31, ari ukubera ko believe yawe kiri hasi. Ariko nibajya muri event believe yawe izazamuka, nibarangiza ikintu cya mbere kindi bazakora nyuma yo kuba hari n'abadesida kuza full time, hari n'abazadesida kuza bongeremo indi migabane, baze bongera imigabane y'amafaranga menshi, wenda banayagujije, wenda hari n'ibyo bagurishije, ubone bari closinze bo ubwabo baje kongeramo indi migabane. So, iyo nindi benefit nagiye mbona muri event my own na team yanjye, ngiye ubwanjye ndetse no kuri team yanjye. Ikindi kintu nakubwira uzabona muri event nuko nyuma ya event uzatangira kubona more sign ups, kubera ko event aba ari amahirwe yuko baba prospect twazanye, baba guest twazanye babashije guhura n'abantu baba big fishes muri company, cyangwa se baba big earners, top earners. Nubwo baba babonye aba top earners benshi cyarimwe muri one room, nubwo babonye aba specialist, aba product specialist, aba business specialist benshi kandi mu cyumba kimwe umunsi umwe. Baba bari excited ku rwego rwo hejuru, kubera yuko ahangaha rero baza bakaba excited, bakubona ubuhamya buhagije, resistance iba ntoya, bityo abantu batumiwe percentage nini ikaba ari abantu ba joining. Ikibazo hano ndaza kukubaza ngo muri event wowe iyo wumvise event uzanamo abantu bangahe, kubera ko ntago bishoboka ko we wazabona more sign ups targetinze kuzana more prospect. Ibi bijyana n'imibare nawe uba wazanye muri event. Nutagetinga kuzana more prospect, more guest muri event, niwe muntu wa mbere uzatangira kubona more sign ups after event.
nutagetinga kuzanamo abapartner benshi, harimo abapart-time n'abashyashya bataragira believe, niyo muntu wa mbere ugiye kubera muri team yawe harimo abantu bagiye kwadinga ama account, harimo abantu bagiye kuva part-time bakaza full-time, bakaba serious, bagatekinga full responsibilities kuri business yabo. So ibyo byose rero birajyana n'abantu nawe uri gutagetinga kuzana muri event. Mu yandi magambo, tagetinga kuzana abapartner benshi muri event, uzajya wumva event buri gihe ujye utagetinga kuzana abantu benshi muri event, either abapartners cyangwa se n'aba prospect. So as ndi gusoza, ikindi kintu nakubwira nuko nutagetinga kuzana abapartner bari baratangiye na kujya muri quit, uzatangira kubona umusaruro uko bazatangira kuza bagaruka business, gukora business. Wenda baramaze amezi menshi badakora maintenance, bagiye kongera bayikore. Baramaze igihe kinini badatumira, bagiye kongera batumire banabyibwirije. Baramaze igihe kinini batitabira ama trainings ya mu gitondo atandukanye, bagiye gutangira bajye bayazamo banabyibwirije. So ibyo rero ni kimwe mu wundi musaruro uzabona nutagetinga gutumiramo abantu bari batangiye gucika intege muri business, bari baratangiye gukwitinga muri business. Nyuma yaho ya event uzatangira kubona bongeye babaye bashyashya, bongera baba leader bakomeye cyane muri event, kugira bashobora no gukora ibintu birenze ibyo bari barakoze mbere yuko bakwitinga. So icyanyuma rero nsoza nuko nuva muri event, ikindi kintu uzabona ni momentum. Uzatangira kubona momentum, yaba ari abagura product babe benshi, yaba ari abantu bari kujya kugura packages binjiza abantu bashyashya babe benshi muri team yawe, yaba ari abitabira training babe benshi. Buri kintu cyose ukoze ubone momentum ni yose muri team yawe. Mwibuke hari isomo twize rya momentum, ntabwo ndi buritindeho. Nimba utararikurikiranye subira muri video zabanje ujye kurikurikirana. Ariko icyo nakubwira nuko nutagetinga event kuzanamo abantu benshi, abapartner ndetse n'aba prospect, ikizakurikiraho muri team yawe uzitege momentum imeze neza cyane muri team yawe. So thank you so much. Reka minira ahangaha, ariko mvuge kuri bonus y'utuntu nka dutatu twonyine tw'imbanze wakoresha kugira ngo upromoting event mu buryo buri profession. Akantu ka mbere karavuga ngo lead by example. Mbere na mbere kugira ngo promoting event neza nuko bitangirira kuri wowe. Personally be committed to the event. Ikintu cyose uri gutekereza event yishyira imbere. Nuwitaba telefone umuntu wese mugiye kuvugana mubwire kuri event. Nubu uri guchatting, chat zose muri kuvugana zivuge kuri event. Nimba ari ama meeting ugiye gukora, meeting zose ugiye gukora zikore kuri event. Nimba ari training ugiye gutegura, training zose muri iyo minsi mu gihe hari gupendinga event, training zose reka zigaruke kuri event. Muri makeya you personally be committed to the event. Nimba ari tike, banza wihereho ugure tike ubu uzifite hafi yawe. Personally lead by example, be committed to the event. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Icya kabiri ugomba kwitaho cyagufasha gupromotinga event ni iki ngiki. Icya kabiri kiri kuvuga ngo don't announce the event, promote it. So ntukanawunsinga event. Abantu basanzwe ibitabo biravuga ngo abamateri n'abaposers bo banawunsinga event. Iyo bumvise event bafata flyer bagashyira kuri stati bakumva ko bihagije, bakayifata bagashyiraho caption bagashyira muri group ya WhatsApp bakumva ko bihagije. Ariko aba professional ntago bakora announcement, ntago batanga amatangazo gusa, ahubwo icyo bakora barapromotinga. Gupromotinga rero biba bisa n'iki, ni hahandi noneho uzavuga kuri event ariko ukinjira muri benefit za event neza, ukabiganiriza umuntu mpaka bimucengeye akumva ko koko aramutse atagiye no muri event hari yaba ari n'icyaha n'Imana itazigera imubabarira. Hahandi wumvisha umuntu yuko niyo yaba afite kwishyura inzu, afite no kurya kandi afite amafaranga makeya, yahitamo kwishyura itike ya event mbere yuko yishyura landlord we. Urumva rero birasaba ko winjira mindset y'umuntu ukayikoraho, ugakora kuri mindset, ukamukora kuri subconscious mind. Apana only announcement, promote the event. Ugakoresha uburyo bwose ugafata ko ukajya one on one, ugahamagara, ukafata niba yaba ari iminota 10-20 ugasobanurira umuntu benefit za event, uburyo agomba kuyitabira n'abantu be. Ugafata chat, apana kujya muri groupe gusa, ukajya na inbox ukandikira abantu, ugatumira abantu one on one. Ukaba wapanga guhura n'umuntu se, ugabana jya no mu Kiyohova ugiye gutumira. So don't announce the event, promote it. Iyo ni tipu ya kabiri. Tipu ya gatatu rero ngana ku musozo iravuga ngo mu gupromotinga event, don't buy their story, just sell your story. So ntukajye uvuga ngo wumve ibyo bakubwira, ko akenshi baba bakubwira ama excuse. Nujya kumva mu prospect cyangwa se mu partner ukimubwira event ukamubwira ngo tike ni ibihumbi wenda 10, 5, 10 na bingahe se, azatangira kubwira excuse, kubwira ati we na mama ararwaye, muri umuna wanjye ameze gutya, landlord mereye nabi, maze no kujyamo priave, maintenance ntago bibyoroshye, stock yashize.
akumvishe ko afite excuse nyinshi zitandukanye. So don't buy their stories. Ntukumve mbega, ntukabatega amatwi, ntugaha agaciro izo story baba bakubwira z'ama excuse, ahubwo wewe baseringeho story yawe, babwira uburyo nawe hari igihe wajyaga witabira event bikugoye ariko bereka umusaruro byaguhaye, bereka uburyo baje muri event wenda byabaho ari igisubizo cy'uko no business yabo igiye kongera gushininga, landlord nazongere kubahereza priave, mama yiwe nazongere kurwara ngabura amafaranga muhereza yo kumuvuza, stock nizongere gushira ngabura ayo gukora indi stock. Nyine baseringeho story yawe, uneutralize excuse zose baguherezaga. Ibyo biro nubikora uzasanga ari abantu benshi bari babanje kukubwira excuse, ariko nubaganiriza kuri mindset usange finally bahise bagura ticket. Ntagaruka abantu baba batashobora kuyigura, ahubwo bakeneye umuntu bakora kuri mindset paka bayiguze. So icyanyuma nasorezaho rero momenta yambwiye muri GoPro, muzagende musome igitabo cya GoPro, yarambwiye ngo nuzitegereze event room yabereyemo event ku nshuro ya mbere ishobora kuba yuzuye abantu 2,000, muri ya nshuro ya kabiri hongeye hakaba indi event, muri bya 2,000 byari byitabiriye event 1,000 muri cyo cyangwa se kimwe cya kabiri muri bo nicyo kizagaruka, ikindi kimwe cya kabiri gishobora kuzaba cyarakwitinze, ariko nibura cya kimwe cya kabiri cyagarutse kizazana n'abandi banikubye kabiri abagiye. Aravuga ngo wowe rero icyo nkusaba uzaba uhari muri icyo kimwe cya kabiri cyahagumye. Aravuga ngo ndetse mu wundi mwaka nabwo mu yindi event izabaho, noneho muri kimwe cya kabiri cyari cyagarutse ubushize hazongera hagarukemo nabwo kimwe cya kabiri cyaho, ubwo ari kimwe cya kane cyabitabiriye bwa mbere. Aravuga ati abandi bazaba bakwitinze, ariko arongera aransaba ngo ngewe nzabe mpari, cyangwa se nawe aragusaba ngo wowe uzaba uhari. Ikindi asoza avuga, ntago nshaka gutinda muri iyo story, asoza avuga ngo make sure ko buri event yose izagiba uzajya uba uhari, ahubwo utagetinge ko mu gihe hari abandi baba bagiye, kuko ni that's the reality of network marketing, hari abandi baba baritabiriye ubushize ariko baba batagarutse. Wowe making sure ko mu gihe batagarutse wowe ubyaza umusaruro iyo myanya abandi bari bicayemo, ukaza ukicazamo abantu bawe. Mani magambo uyu munsi nimba witabiriye uri wenyine, tagetinga ko ubutaha uzaza muri event ufite n'abantu bawe 100, either aba prospect 50 n'aba partner 50. Ubutaha utagetinga ko noneho uzagaruka ufite abandi 1,000 cyangwa se ufite abandi 500. Ubutaha utagetinga gukora no hari ya team yawe gusa ahubwo ufite nk'abandi 5,000 bose mwakoranye event. Akavuga ngo nukomeza ku maximizinga iyo event, ibyo bijyanye n'imibare muri event, kuzana abantu benshi muri event, will be the next top ana, you will be the next speaker. Uzasigara nawe ahubwo noneho ujya kuri stage ugiye no kwinspiringa, ugiye gutanga story, ugiye gutanga trainings zitandukanye muri event. Aravuga ngo finally icya kwijeje uzasigara uri top ana. So ndasoje kuri event, baye ufite ibibazo wazabijyandika muri comment, twazabigarukaho tubisubiza kuri event, ariko inama naguhereza nuko event irakora kandi yarankoreye nawe yagukorera. Niyo yaba ari event ya team yawe ukomokamo, ntukabifate nka team yawe, ujye uyifata ubishyire personal, uvumve ko ari event yawe. Utagetinge ko nimba banashaka kuzanamo abantu 5,000, 4,990 bishobora kuba ibyawe, abandi bakazana abantu 10. Why not? Ukamaximiza numbers game. So ndasoje, ndagushimira wowe wakurikiranye kino kiganiro. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, please make subscribe. Nimba kandi ufite abandi bapatena bawe, ufite abashuti bawe, ndagusaba gukora share kino kiganiro ukabasangiza, kuko buno n'ubumenyi turi guhereza abantu kugira ngo bafashe kuzamura business zabo, by'umwihariko aba network marketers. So nukora iyo sharing urabona utanze umusanzu kugira ngo abantu bazamuke biteze imbere, by'umwihariko muri network marketing. Thank you so much, ndabakunda cyane, Imana duhana umugisha. See you in the next video.